agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO igaragaza ko buri munsi abantu basaga miliyoni bari hagati y'imyaka 15 na 49 bandura imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ariko zishobora kuvurwa zigakira. By'umwihariko ku bagore batwite, imibare y'iri shami rya Loni igaragaza ko nko mu mwaka wa 2022 abagore basaga miliyoni 1.100 basanzwe mu indwara ya mburugu. Iyi ni imwe mu ndwara igira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda kuko nk'abana basaga 390 bari batwiswe n'abo babyeyi bagezweho n'imwe mu ngaruka zikomeye tugiye kubona muri iki kiganiro. Inda ishobora kuvamo ikiri ntoya cyangwa se akabyara atagejeje igihe. Uwo ni Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba by'umwihariko atanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu mujyi wa Kigali. Ni ivuriro ry'umuryango Raison des Femmes, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Aradufasha kumenya mu buryo burambuye ingaruka z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku buzima bw'umugore utwite ndetse n'umwana uri mu nda. Ariko kandi n'igikwiye gukorwa mu kwirinda izo ngaruka. Turibanda by'umwihariko ku ndwara zishobora kuvurwa zigakira. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Inosa Habumugisha, Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku ngaruka z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ku buzima bw'umugore utwite n'umwana atwite. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba by'umwihariko atanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere mu ivuriro Karame Specialized Clinic riri mu mujyi wa Kigali. Ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zigira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'umubyeyi ndetse no ku buzima bw'umwana atwite. Inda ishobora kuvamo ikiri ntoya cyangwa se akabyara atagejeje igihe. Ashobora kubyara umwana ufite ibiro bikeya, ashobora kubyara umwana ufite ibice bimwe na bimwe bituzuye cyangwa se akavukana ubumuga bw'ingingo. Ashobora kubyara umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe, nabwo birashoboka. Ashobora no kubyara umwana ufite ibiro bikeya kabone naho yaba yaragejeje igihe cyo kuvuka, ndetse tutirengagije yuko no kubura ubuzima bw'umwana cyangwa umubyeyi byazamo. Ibyo rero bigenda bitandukana bivanye n'uko umugore yagiye yipimisha. Ababyeyi benshi bajya bavuga ngo mbese ngo kubera iki twavuye ku nshuro enye kwipimisha inda inshuro enye tukaba twaragejeje ku nshuro 8. Bivuze ngo muri iyi minsi ya none ama infection cyangwa se ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zabaye nyinshi, kandi uyu munsi ashobora kuza kwipimisha tugasanga ubwo burwayi ntabwo afite cyangwa se abufite ariko butaragaragara. Noneho yazagaruka ku yindi nshuro aje kwipimisha se cyangwa aje ku gipimo nk'uko tubivuga, tugasanga ubwo burwayi bwaragaragaye. Ubushize twavuze kuri izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, tubonamo harimo mburugu, harimo umutezi. Rero tugiye ku ndwara ku yindi, umugore ashobora no kwanduza umwana atwite. Ashobora kumwanduza amutwite cyangwa se akamwanduza ari kumubyara. Nk'urugero nko kuri mburugu cyangwa umutezi bishobora guteza ubumuga bw'amaso ku mwana.
kuvuga ngo umubyeyi ashobora kwanduza umwana ari kumubyara. Nta handi uzasanga umwana yaragize agira ubutuna, niko mu kinyarwanda bavuga, abagira ubutuna ugasanga amaso ye yarafatanye cyangwa se arafatanye no gukanura bikagorana. Umwana aba afite ibintu bimeze nk'amashyira mu maso ku buryo ushobora guhanagura nonaha wagaruka nyuma y'isaha n'ubundi ugasanga yamira ishyi yagarutsemo isa nabi, ijya gusa n'amashyira rwose isa n'umuhondo cyane. Ubwo bitavuwe bishobora kuganisha kuri ubwo bumuga ruvuze bw'amaso cyane rwose. Iyo umwana atavuwe hakiri kare biba byatera ingaruka umwana ku buryo ashobora kurwara amaso cyangwa akagira ubumuga bw'amaso buhoraho. Hari igihe umuntu yavuze ingaruka nk'uko abantu batabiha agaciro, nk'iyi ngaruka kuba umwana yavuka igihe kitageze. Hari igihe umuntu yashobora kutumva uburyo uburemere bifite iyo umwana avutse igihe kitageze, biba bisaba ubuhe buvuzi, bigora gute umubyeyi kugira ngo n'abadukurikiye bumve ko koko kwivuza izi ndwara hakiri kare ari ikintu cy'ingenzi. Murakoze. Iyo umwana avutse igihe kitageze ni ukuvuga ngo tuvuga igihe cyo kubyara tugendeye ku byumweru. Ni ukuvuga ngo umwana uvutse atagejeje byibuze ibyumweru 37, sibyo ko no ku byumweru 37 haba hakiri ingorane z'uko yashobora kugira ikibazo. Iyo avutse mbere yaho harimo ingaruka y'uko twabura ubuzima bw'uwo mwana. Iyindi ngaruka ihari, uriya mubyeyi ashobora kuzamara igihe kinini mu bitaro arwaje umwana. Ikindi kibazo kiba gikomeye, impamvu bitumye ari mu bitaro by'abana, uriya mwana uvutse mbere y'igihe hari umusemburo cyangwa se amazi yo mu bihaha bayita surfactant mu ndimi z'amahanga, ariko iyo niyo ituma ibihaha bishobora kwifunga no kwifungura. Kandi murabizi ko iyo turi guhumeka ibihaha biba biri gukora byifunga byifungura. Iyo rero ubwo bushobozi bwo kwifunga no kwifungura nta buhari, umwana ntashobora guhumeka. Biba bikeneye yuko bamufasha bakamuha ubundi buryo bwo guhumeka, bakamutera imiti kugeza igihe ibihaha bye bizashobora kwikoresha. Bivuze ko rero ubwo ubuzima bw'umwana buba buri mu kaga. Ashobora gukira icyo kibazo afite, kimwe nuko ashobora kudakira cyangwa se agakira ariko agakuramo ubumuga buhoraho, ubwonko bwe bukaba bwarangiritse. Murabizi yuko kugira ngo umuntu ashobore kubaho, ashobore guhumeka neza, amaraso ye agende neza, no kubera uyu mwuka duhumeka. Iyo umwuka uhagaze rwose n'ubuzima bwose burahagarara. Ndetse niyo hashize umunota, twebwe ababyaza tubara umunota wa mbere wo kuvuka k'umwana ko ari umunota w'izahabu. Biratunezeza cyane kuko biba bitwereka ko umwana wacu afite ubuzima bwuzuye, afite ubuzima buzima, azashobora kubaho muri uyu mwuka wo hanze duhumeka. Uriya mwana rero uvutse ibihaha bye bitarakomera, bitarashobora gukora ngo byifunge binifungure uko ari guhumeka, uriya mwana aba akeneye ubundi bufasha. Duhita dutangira gutabaza, niba avukiye ku kigo nderabuzima cyangwa se niba avukiye ari muri maternité, tugahita dutangira gutabaza abo mu bitaro by'abana kugira ngo bazane ubufasha cyangwa ubutabazi bwisumbuyeho kubwo dufite, kuko natwe tuba tubufite hafi yacu muri maternité, ariko budahuye cyangwa se butangana n'ubwo abari mu bitaro by'abana bakivuka bafite. Bivuze ngo rero uriya mwana ku minsi 28 ashobora kuducika, cyangwa se tukabona yuko n'ubwo umubyeyi azamutahana azaba atahanye umwana atazatuma amazi. Kandi rwose ni ikintu kiba gihangayikishije uwo mwana abaje atari igisubizo, ahubwo agiye kuba ikibazo ku buzima bw'ababyeyi be ndetse no ku buzima bw'igihugu muri rusange. Hari uwo mwana wavutse igihe kitageze, hari na wa wundi ushobora kuvuka igihe cyageze ariko akavukana bya biro bikeya byatewe na za ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, umubyeyi wativuje uko bikwiye. Uyu mwana wavukanye ibiro bike biba bisobanuye ku buzima bw'uyu mwana. Ubundi umwana wavutse akavuka nta kibazo afite cyangwa se nta kibazo nyina yigeze agira amutwite, ntago yakagombye kujya munsi y'ibiro 2500 cyangwa amagarama 2500, kuko twe ntago tubara ibiro by'abana mu kiro, ahubwo tubibara mu magarama. Rero uyu mwana uri munsi y'amagarama 2500 aba ashobora kugira za ngaruka n'ubundi z'umwana wavutse atagejeje igihe. Ubundi umwana agomba gukura ajya hejuru. Uko inda igenda yiyongera ibyumweru, ni nako umwana yakabaye akura nawe yiyongera ibiro.
bikaba rero hashobora kuba ikibazo gikomeye igihe umwana ageze igihe cyo kwiyongera ibiro ahubwo bikamanuka. Aho rero uyu mwana uko ari gusubira inyuma n'ubuzima bwe bwose muri rusange buba buri gusubira inyuma, ari ukuvuga ku myanya y'ubuhumekero nk'ibihaha, ari ukuvuga ku bwenge, n'ubundi aba yasubiye inyuma. Dusoza umubyeyi dukurikiye muri kano kanya, ni izihe nama mumugira bijyanye n'izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye? Byakabaye byiza umubyeyi akimara kumenya yuko atwite ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye bakamufatira bya bipimo byose, bakareba ko nta kibazo cyangwa se nta burwayi afite kugira ngo bamurinde. Kabiri, ni byiza yuko atagomba kurambirwa kujya kwipimisha, kubera yuko ziriya nshuro bajya kwipimisha cyangwa se tubasaba ngo baze ku gipimo ziba zifite agaciro gakomeye, nabo bakagombye kubiha agaciro kugira ngo ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abana butajya mu kaga. Hanyuma n'izindi nshuro zose muganga amusabye akazubahiriza, ziriya nshuro 8 zo kujya ku gipimo akazubahiriza, kuko ariho bazagenda bakorera bya bizami kugira ngo barinde cyangwa se bavure ama-infection niba hari ayabonetse. Ibyo rero akabikora ku nyungu z'umwana atwite. Sibyo ko ntavuga ko ari inyungu z'umwana gusa, n'umubyeyi kubona ukikiye ikibondo kimeze neza biba binejeje. Turi kugira inama aba babyeyi nibyo, ariko usanga mugira inama umubyeyi kuza gupimisha inda ari kumwe n'umugabo we. Bifite akahe gaciro kuri izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kugira abagabo nabo badukurikiye muri kano kanya bumve ko kuko ari inshingano ko bagomba guherekeza abagore babo bakajya gupimisha inda? Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Muri rusange abagore bashobora kugira infection bakabana nazo igihe kinini zitaragaragara, ndetse wanamupima wanafata n'ibizami ntugire icyo ubona, ariko umugabo ashobora kugira infection wamupima igahita igaragara. Ni ukuvuga ngo rero niba umugabo mwazanye, umudamu tukamupima tugasanga nta kibazo, umugabo twamupima tugasanga ikibazo kirahari, icyo gihe ntabwo tuzavura umugabo gusa, tuzavura umugabo n'umugore. Ikindi kandi n'umugore nawe dushobora gusanga afite iyo ndwara umugabo atayifite, icyo gihe tuzavura umugore, ariko n'umugabo nawe tuzatangira kumwitaho. N'ubutaha azagaruka azananye n'umugore kugira ngo turebe ko ya ndwara nawe itaba yaramugezeho. Hanyuma tubaha n'ubujyanama, iyo dusanze umwe arwaye undi atarwaye tubaha ubujyanama. Ubujyanama rero buba buri gutegura n'ubundi ubuzima bw'umuryango, ubuzima bw'umubyeyi, ubuzima bw'umwana. Bivuze ngo rero icyo gihe iyo bari kumwe biradufasha cyane kandi biranatunezeza, kubera ko ubuzima bw'umuryango buba buri gusugira. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'ingaruka z'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ku buzima bw'umugore utwite n'umwana atwite. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko ngutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntago kica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.